Haleluya. Twongere haleluya. Oh haleluya. Imana ibaho umugisha. Amazina ni Gihozo Josiane, guturuka Ikigali. Ndi umubyeyi, mfite abana 6, nashatswe n'umugabo umwe, mbarizwa igikondo kuri Adpl. Niho nsengera. Yesu naduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Yosuwa. Igitabo cya Yosuwa ibice 15, duhere ku murongo wa 13 turageza ku murongo wa 20. Ni igitabo cya Yosuwa ibice ni 15, umurongo waho wa 13 turageza ku murongo waho wa 20. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Dusome, haravuga ngo nuko Kalebu mwene Yefuni Yosuwa amuha gakondo muri bene Yuda nk'uko Uwiteka yamutegetse, amuha Ikiriyataruba. Arubu uwo ni we se wa Anaki, niho hitwa Herboni. Maze Kalebu yirukanamo bene Anaki 3 ari bo aba Shishayi na Ahamani na Tarumaniya bene Anaki. Nuko avayo atera Idebira. Debira kera hitwaga Ikiriyasefira. Kalebu aravuga ati, umuntu uzatera Ikiriyasefira akahanesha, nzamushingira umukobwa wanjye Akisa. Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Kalebu niwe wahahinduye, maze Kalebu aramushingira. Nuko wa mukobwa agitaha kwa Otiniyeli aramuhendahenda ngo asabe se igikingi. Ava ku ndogobe ye. Kalebu aramubaza ati, urashaka iki? Uwo mukobwa aramusubiza ati, ungiriye ubuntu, dore wampaye igikingi Kusi, mbese niwampa n'amasoko y'amazi? Nuko amuha ayo masoko yo haruguru n'ayo hepfo. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Nimunkundira muranyikiriza amen. Imana ibaho umugisha. Nifuza ko twasangira ijambo ry'Imana, kandi mu ijambo mba numva nje namwe twasangira. Bibiliya iravuga ngo umwigisha n'uwigishwa bagabane. Mba numva nabaha 50 namwe mukama 50. Bivuga ngo iyo utanyikirije ubu ndiriye mu mibare, wakabaye uma 50 nanjye nkaguha 50 tugahuriza mu ijana. Imana ibaho umugisha bikirije amen. Ndashimira Imana yandinze mu rugendo kuva Ikigali kugera inaha Nairobi. Ndashimira Imana yamfashije mu nzira. Ndashimira umuntu wandaritse. Ndashimira umuryango uncumbikiye. Ndashimira abantu bagize uruhare kugira ngo muntumire mungeze aha. Ndashimira abayobozi banyakiriye. Ndashimira mwese twicaranye aha. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Mfite ishimwe mu mutima wanjye. Ndashimira Imana ko ndi amahoro. Shaka ko tuganira kuri aya magambo tukayaha umutwe uvuga ngo Imana igufukurira andi masoko. Imana ifukura andi masoko ku buzima bwawe. Imana yongereho andi masoko, kandi ubyakiriye mubere bityo. Imana ishimwe. Turi mu kagoroba keza kafite ikirere cy'ubuhanuzi. Umuntu nahagarara hano icyo yatuye ujye ucyakira. Aba yasengewe, kandi ntabwo ari ugupfa kuhahagarara. Biba byanyuze muri processes bigahingukira ahangaha. Urumva rero ntibiba byoroshye. Amen. Abantu bagira urukundo rukunda abantu b'Imana, Imana ibaho umugisha. Uyu mugabo witwa Kalebu, ndashaka ko dusenga Imana tumuganiriyeho we na Yosuwa. Uyu mugabo ni umwe muri babagabo 12. Bagabo 12 Imana ivuga ko cyagiye Mose yababwiye, babagirira icyizere, barabatuma ngo bajye gutata igihugu. Baragenda bagezeyo batatari 12, ariko imirebere yabo n'imyumvire yabo yari itandukanye. Bisobanuye yuko uko wumva ibintu sinabikurenganyiriza. Birashoboka ko ariko imirebere yawe n'imyumvire yawe ariko iteye. Ngo batahana amakuru 10 muri bo batahana incamugongo. Makuru bita incamugongo
hari abantu bazi gutanga amakuru y'incamugongo, ugasanga nicyo yavukiye, ugasanga inkuru ze gusa ni inkuru zica umugongo gusa. Ariko Imana iturinde inkuru z'incamugongo, Imana iturinde abantu batanga amakuru y'incamugongo. Dukeneye n'andi makuru ahumuriza imitima. Haleluya! Dukeneye andi makuru atwemeza ko Imana iriho. Dukeneye andi makuru avuga ibintu bijyanye n'ibyo twifuzaho kujya. Imana ishimwe. Ngo bazana amakuru, ariko ngo habamo babiri, kandi kizakwemeza ko amakuru y'incamugongo aba afite abahamya b'abahanga. Iteka abanza mu kibuga. Agunyumvishe neza kandi bibwire bano, amakuru y'incamugongo ikizakwemeza ukuntu aba ari hatari, iteka niyo abanza mu kibuga. Abanza mu kibuga, ayandi y'ukuri aba ari maze gahoro gahoro. Haleluya! Nta kibazo dufite ku ncamugongo, twizeye ko nyuma hari andi makuru. Ariko abantu bafite andi makuru mugire gutya, tera haleluya! Imana ishimwe. Amakuru y'incamugongo iteka azana imbaraga zidasanzwe, azana ibikabyo, azana ibintu byinshi, akaza yihuta akabanza mu kibuga, ku buryo ushobora kugira ngo inyuma nta yandi makuru asigayeyo. Ariko nje kukubwira amakuru, hari andi makuru ari inyuma yayo yumvise, hari andi makuru ari inyuma yayo wabonye, hari andi makuru ari inyuma y'ibyo wavuzwe, hari andi makuru ari inyuma y'ibyo warose. Haleluya! Hari andi makuru. Mani gufashe rata, nyuma yo gutsindwa ikizami hari andi makuru, nyuma y'uko utabyaye hari andi makuru rata, nyuma ya biriya uri kubona bitagenda hari andi makuru. Hari andi makuru. Mani ishimwe. Mugabo wa mbere aravuga ati twabonye abantu ari barebare. Uwa kabiri ati caranya atange nanjye harayo nabonye. Sinoneho twari tumeze nk'inzige. Uwa gatatu ati cara we hari icyo mutavuze. Twe twirebaga tukabona turapfuye. Abantu bose bifata impungenge, baravuga bati wenda uwa kane ari buduhumurize. Uwa kane araza ati kambabwire n'ikindi, twebwe iyo tubareba natwe twireba turabona kiriya gihugu tutakijyamo, ntabwo byashoboka. Uwa gatanu ati buretse muri kubivuga nabi. Mbega amakuru y'incamugongo, mbega amakuru wumvise, mbega amakuru twumvise, ariko inyuma y'ayo makuru hari andi makuru. Dore ukuntu bandeba wagira ngo ntabwo babatije mu mazi menshi. Haleluya! Twagira ngo mwese ni ku gahanga. Hari andi makuru. Gira gutya, arahari, 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 arahari. Imana ishimwe. Ndafashijwe Gihozo. Icyiza cyanjye rero singorana. Njye sinjya nkenera ko wowe ufashwa, nanjye sinorohewe. Nagutegereza se twararanye nzi ibyawe, nanjye ndirwanaho, ndirwanaho. Ngutegereze si ibyawe ndabizi, nanjye mba ndimo nirwana. Haleluya! Hari andi makuru, hari andi makuru. Kintu gikenewe ni amakuru. Ayo wumvishe mabi yatesha agaciro, wongera utuze gatoya. Jambo ryarambwiye ngo mwituze no mu byiringiro harimo igisubizo. Mwituze no mu byiringiro harimo igisubizo. Mana ishimwe. Wa gatandatu aravuga, wa karindwi arababwira ati nge ntacyo navuga uretse kurira, numiwe, nabonye abagabo ntarabona. Yemwe abakecuru bari muri twe n'abasaza, aho kugira ngo mujye gupfira hari uwa munani atirekera aho ngaho, arandi nazanye. Uwa cyenda aravuga n'uwa cumi aravuga. Bibiliya iravuga ngo hasigara babiri, nabo babaha mikoro. Ariko mana, haleluya! Shimiye Imana igira ukuri. Mwigisha wa mbere anyingije mu kindi kirere,
sobanukiwe ko kubona Imana egare kwisobanukirwa. Kubona Imana gusa. Ariko mana we nico numvishe, kubona Imana bundi ikintu kibuze ni ukubona Imana. Kubona Imana ukiyireba egare kwireba ukimenya. Hari ibindi se nibyo ngibyo. Rero nyuma yo kubona Imana ukimenya egara andi makuru. Hari andi makuru atandukanye nayo hagurukanye. Hari andi makuru atandukanye nayo umaranye imyaka myinshi. Hari andi makuru atandukanye nayo umaze igihe wumva. Imana ishimwe. Wa 11 arahaguruka. Abantu bose bifashe impungenge, ababyeyi bifashe mu mugongo, abagabo bose bifashe ku munwa. Baravuga bati mbega igihugu, mbega ibintu bitubayeho, ubuse twagiye gutata ibiki, twajyaga kugira gute. Abandi batari ko nibyo byari ngombwa ko tujya gutata, kuko iyo tuhiroha tutabanje kumenya amakuru tuba twarapfuye. Abantu bose bumiwe. Hahaguruka umugabo umwe haravuga ngo mureke mbabwire amakuru. Kare baravuga ati ibyo bagabo bene data bavuze nibyo, ariko munyumve neza, niza ugutwi gatoya. Aravuga ngo niba Uwiteka twishimira, niba Uwiteka twishimira, niba kitureba katwizera, niba kitureba katugirira icyizere, niba Uwiteka kiri muri twebwe, niba hari amagambo kitubwira, haleluya, niba tugisenga ikatwumva, niba tukiyizera igakora imirimo muri twe, niba tubona turwaza bagakira, niba tubona iturindiye mu gihugu kitari ikiwacu, niba tubona itugaburira bikemera, niba igitanga urubyaro bigakunda, niba igishingira abakobwa bagashingirwa, niba Uwiteka twishimira, haleluya. Uwa 12 aramubwira ati rekera aho ngaho agasigaye nkavuge. Ati gerezaho ngaho kuko twishimira, mvuge n'akandi. Aramubwira ngo Uwiteka natwishimira nk'uko mwene data bivuze, nta nubwo bizagombera ko tubarya nk'imyumbati, si ngombwa ko tubarya nk'ibishyimbo, ahubwo tuzabarya nk'imitsima. Tuzajya dukata niturangiza dukoze. Haleluya. Niba ari ikintu kiryoha kurika n'ubugari, ikintu kiryoha kurika, ikintu ushobora kurya kitakugoye, ikintu ushobora kurya kitakuvunnye, niyo waba usinziriye wabwohereza bukamanuka, ntabwo busaba ibintu ariko niba hari ikintu cyoroshye kukirya kitagusaba guhekenya, waba urwaye amenyo, turabakangurira abatarya ubugari, waba urwaye amenyo, n'itangazo ndi gutanga, waba urwaye mu kanwa, waba urwaye mu muhogo, waba ubona bitari kwemera, dore umuti. Kata ubugari gusa ukoze mu isosi, ntago wirirwa uvunika nugeza aha birimanura. Yes, dushyiramo n'icyongereza yes. Niba Uwiteka twishimira, ariko mana ndagushimiye, urugero rworoshye gusa, niba Uwiteka twishimira, we wikangwa n'amajwi, witega ubwoba n'amatangazo, wibara imyaka yihorere. Niba Uwiteka kwishimira, biraterwa n'isosi. Ngo batanga amakuru, nta n'ikibakingira bagira. Umbaye kuri Uwiteka guhinga, haleluya. Reka mbabwire, ariko mana arababwira ngo nabitegereje, sinarebeye inyuma, ninjiye no mu mibereho, nasanze nta sezerano bagira, ntibigeze bavugana n'Imana kuva bavuka, nta n'umwe wigeze abatizwa mu mazi menshi, bose namenye ibyabo
ntago naje gusa nasomye n'amafishi sanga amazina yabo ntago yigeze aturuka ruguru iriya, mbega nta kintu kibakingira bagira. Abisiraheli bongera kumva ihumure. Aba bagabo nibo navugagaho. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo nuko byasoje ari bo bagiye mu gihugu, binjira Kanani ari babiri. Ngo bagereyo rero, Kalebu niwe waje nyuma kuko Yosuwa yabanjeyo. Imana yari yabugennye, Imana imuha gakondo. Nyuma yaho Kalebu azamusanga. Twasomye amagambo avuga ngo Kalebu rero yarageze kuri Yosuwa asanga yarabonye gakondo. Hari ukuntu umuntu ageriyo akirengagiza ko mwiganye, akirengagiza ko mwari muziranye. Yosuwa araza yigaragura imbere ya Kalebu. Kalebu akamubwira ati ko mba nundeba ntumenye ntacyo wibuka. Undi ati habe nambada kimuri bande muturutse he? Undi ati wibuka iby'Imana yatubwiriye Kadeshi, ibintu Imana yatubwiriye iyo tukiririya. Hari igihe Imana ikurindira mu isezerano so Imana yamuhaye. Nago banyumvise Imana. Hari igihe Imana ikurindira mu isezerano papa wawe na mama wawe basengeyemo iyo, Imana ikarikurikirana. Aleluya. Kandi aramubwira tutanyirengagiza, wibuka amagambo Imana yatubwiriye Kadeshi y'Ibaruneya. Umugabo atangira kwibuka, aramubwira ati none nagira ngo usohoze ibyo umwami wacu yatuvuzeho. Aramubwira ati ntacyo bitwaye, asigaranye ahantu, erekeza hariya, genda witorere hariya Ikirateruba wicareyo nta kibazo. Kalebu ntago yari guhakana, byari ngombwa ko yakira icyo Imana imuhaye. Ngo aragenda ajyayo, agereyo asanga se w'Abanaki niho aba, na sekuru n'ibisekuruza, imizi yose ishingiye mu butaka. Ngo biramucanga atangira kurwana. Reka mbaha amakuru yizewe, ikintu cyose uzabona ukabona nta ntambara irimo ntago kivuye ku Mana. Imana nitanga inyorosho, ahubwo Imana itanga ibikomeye kugira ngo uzavemo ukomeye. Imana ntabwo itanga inyorosho ngo inyorohereze, ngo Uwiteka ngo yashyizemo imiyaga. Imiyaga ni abantu bayishyiramo. Ibintu byose uzi by'agaciro biva mu ntambara. Umunyamaboko wese ararwanywa, umuntu w'umunyamugisha ararwanywa. Uko niko byanzuwe niko bimeze. Nimba ubona bakigukomera amashyi nturagerayo. Aho uragera nushaka witoza igisirikare. Bibiliya yambwiye ijambo rikomeye rinterubwe ravuga ngo umuntu cyambaye umwambaro w'intambara ngatabara, ye kwihata nk'uwikuramo atabarutse. Bisobanuye ngo turacyafunga amarase, turacyambara imikandara, turacyashizemo ingofero, turacyafite inkota, urugamba turacyarurimo. Ninaha muracyarurimo. Ngo atangirana n'intambara, ararwana ngo kugeza ku rwego bire yatubwiye ngo yicamo batatu. Kwagize ngo kwica batatu byari byoroshye. Ararwana, hari ahantu yageze, haravuga ngo imbaraga zanjye nari mfite kera nyiri umusore, Imana ikivugana nanjye n'uyu munsi Imana iracyari kumwe nanjye. Arwana intambara ngo ariko agere hagati abona ntibiri gukunda, ngo afata umwanzuro wo gutanga itangazo. Hajya mu mudugudu, azenguruka igihugu, aravuga ngo ninde muntu wabasha kundwanyiriza Abanaki basigaye akabanyicira, hanyuma nkazamuhemba umukobwa wanjye Akisa. Ninde muntu ushoboye? Ajya mu gitaramo, aravuga ati nubwo mwataramye ninde wakwishora mu rugamba akandwanyiriza Abanaki bari inyuma yanjye. Wahingukamo umuhungu witwa Otiniyeli, haravuga ati nabarwanya. Ngo yari murumuna we, atitaye ku bivandimwe, haramubwira ati ngaho genda urwane nabo, nutsinda nzagushingira uyu mukobwa. Ngo aragenda arwana nabo aratsinda. Ndashaka ko tugera ku ntego y'amagambo.
navuze ngo Imana yongera ifukura amasoko ku buzima bwawe. Nyamara Imana yongera ifukura amasoko mu rugendo urimo. Imana yongera ifukura amasoko. Ukeneye impamba y'amazi, ukeneye impamba y'igihe kirekire, ukeneye impamba izakumara inyota, ukeneye impamba. Ngo amare kumushingira, amuhemba ibihembo yari yemeye kumuha. Arangije kumuhemba, Otiniyeli ngo agera mu rugo. Karebu kubera yari imfura, yari umuntu mwiza, aravuga ngo ntago nguha umukobwa gusa, n'ubundi uyu mukobwa mu mutungo wanjye cyangwa mu muryango wanjye yari afitemo umugabane. Niyo mpamvu nubwo mugushingiye ndashyiraho n'igikingi, ndashyiraho n'igikingi, ndashyiraho n'igikingi. Imana ishimwe kuko itaduhaye umwana wayo gusa, ahubwo yaduhaye n'umwuka wera. Ago wabyumva, ariko data wa twese nahabwa icyubahiro. Ngo amuhana n'igikingi, ngo bagere mu rugo. Otiniyeli nk'umunyabwenge arareba, abona nubwo bameze neza hari icyo babura. Aravuga ati turabura ibintu bitatu, kandi ibintu tubura ni iby'ingenzi. Aramubwira ati none mukobwa, mugore wanjye nkunda, ko mbizi ko washatswe, nagushatse mu muryango w'abantu bakomeye, wagiye kwaka so akaduha n'amasoko, wagiye kwaka so akaduha n'amasoko. Ubu iri joro twaje kwa papa, iri joro twaje kwa data wa twese, iri joro twaje kwa bosi w'ababosi, iri joro twaje imbere y'Imana igira ikirema ikagikomeza. Imana iguha imbaraga zo gusaba neza. Aramubwira ati wamusabye n'amasoko. Aramubwira ati kangende. Ngo nuko Kareba ari ku ndogobe, abona umukobwa we yamwitambitse, ngo yururuka indogobe. Aramubaza ati ni iki mukobwa wanjye? Aramubwira ati papa, ko waduhaye igikingi. Igikingi nicyo cyari gihenze, igikingi cyari gifite agaciro, igikingi nicyo cyari gikomeye. Kwakira ubugingo, kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, kubabarirwa ibyaha nibyo byari bikomeye. Yo, kubabarirwa imbabazi nizo zari zikomeye ku Mana. Aramubwira ngo ko waduhaye igikingi Mana, niko papa ntago waduha n'amasoko. Papa we ngo agiye kumuha. Uyu mubyeyi ni umubyeyi Imana. Ndashima Imana ko Imana ari umubyeyi. Aravuga ngo ntago mbaha amasoko gusa, ahubwo ndabaha amasoko yo haruguru n'ayo hepfo. Ayo haruguru n'ayo hepfo, ayo haruguru nasiba, ayo hepfo yemere, ayo hepfo niyanga, ayo haruguru akunde. Aravuga ngo ndabaha amasoko kugira ngo mujye muvoma, mubashe kunywa amazi ahagije. Tugiye gusenga iguha amasoko. Shaka kuvuga ku masoko gusa, ntago nagendere kuvuga ku gikingi. Igikingi uracyemerewe, waba usengera aha cyangwa utahasengera. Icyo wemerewe ni igikingi. Upfa kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza, ukamwizera, ukamushyira mu bugingo bwawe, tayari uba wahawe igikingi, uba wahawe adresse, uba wahawe umurongo. Igisigaye rero kiroroshye kuruta igikingi. Ngiye kuvuga ku masoko. Uyu mugabo Otiniyeli atumuye umukobwa amasoko, yashakaga wenda isoko imwe. Akenshi iyo dusenga dusaba Imana ngo itworohereze muri ubu buzima bw'inaha ngaha. Iyi niyo soko y'inaha. Isoko yo hepfo yasobanuraga ubuzima busanzwe, isobanura kubona akazi, isobanura ibyo kurya tukiri mu isi, isobanura ubuzima buzima. Isoko yo hasi isobanura kwemerwa, isoko yo hasi isobanura gukora bikemera, isoko yo hasi isobanura gusunika dosiye ikagenda. Isoko yo hasi iyi Imana yayiguhaye urategeka. Isoko yo hasi. Ariko uyu mukobwa agiye gusaba, papa wamusaba isoko, aramubwira ngo ntago ndi buguhe iyo hasi gusa, ahubwo ndaguha n'isoko yo hejuru. Iyi soko yo hejuru ni iyihe? Ngenda shaka ko dusengera muri iri jambo.
Imana ikabaha amasoko yo hejuru. Imana iguha amasoko yo hejuru. Aya masoko ni iyerekwa rishya. Aya masoko ni inzozi nanone. Aya masoko ni ijambo. Aya masoko ni ugusobanukirwa iby'umwuka. Hari abantu bakunda iby'inaha ariko ibya hano hejuru ntibabisobanukirwe. Imana igukingurira isoko. Imana igarura imiyoboro yawe n'Imana. Imana igarure connection yawe n'ijuru. Imana igarure kongera guhimbaza bikorana n'ijuru. Imana igarura amasoko. Ubuzima bwawe buzemo amasoko yo hejuru. Umuryango wawe mugira isoko yo hejuru. Mugira aho mubariza Imana. Mugira aho muganira n'Imana. Mugira aho muturira Imana. Mugira aho mutambira Imana. Umuryango wawe Imana iwuha isoko yo hejuru. Wabona akazi, washaka, washakwa, wabyara, waheka, wamenyekana, ariko ugasanga ugarukira inaha gusa. Hejuru aha nta connection ugirayo. Ngusabiye connection. Iyi connection yifite ikorera muri Kenya, igakorera mu Rwanda, igakorera muri Amerika, igakorera muri Canada. Iyi connection yo hejuru ntabwo igiziba. Iyi connection yifite, waryama mu ndege irakora, waryama mu gitanda irakora, waryama kwa muganga irakora. Haleluya! Iyo uyifite ahantu hose uri, connection irakora. Ibimeze nk'iki navuga gute, za modoka zinaha nabonye muhamagara mukajya ngo kuri gogo ngo yini ngo na ruba kimwe na some uba. Iyo uri guhamagara uba ihita umenya aho ihagaze. Ako kantu nakamenye ndi naha, ariko mani naha mufite ibiryo uzukurya ugahita werekwa gutya neza ukabona. Noneho uhamagara umuntu akakurangira ahantu, ujya kuri uba ugahita umenya imodoka ushaka ahantu ihagaze, bakaguha nimero zayo, ifoto y'umuntu witwaye. Iyo ufite connection y'ijuru uba ufite ikirere. Niyo wajya mu ikanevu, niyo warara mu gihuru, niyo warara hehe, aho ugiye hose umenya aho uhagaze. Ijuru risobanukirwa ngo araha akase hano. Aleluya! Kuko iyo ruba niba ari uba, nahoze maze mugenzi wanjye ayiteze, hajya muzana ariko se uri seriye uri kuyibona? Ati dore ngiyi. Ngo iminota yego Imana igumugisha. None ngo iri gukata kavuga ngo dore iri gukata hano. Iyo ufite iyi connection yo hejuru, tugiye gusenga Imana. Imana igarure connection. Imana igarure connection. Imana igarure connection. Ijuru rigarure connection. Haleluya! Imana igarure connection. Nimba dosiye yawe iri gukata, bakumenyeshe bati irabura iminota, irabura 2, uyikurikirana n'intuza. Haleluya! Dore nimero ze. Haleluya! Rero ku buryo ushobora no guhindura. Namubajije, ese ubishatse wahindura ugashaka indi? Ushatse uyu mushoferi nubwo wari umubonye, ushatse wamureka ugashaka undi? Arambwira ngo yego. Aha, niba umuntu ari ufite dosiye yanjye akaba ari kuyizengurutsa buhoro, iyo ufite connection y'ijuru umukura kuri dosiye ugashyira undi. Connection petafoshima. Mani mbabare mu byo. Haleluya! Haleluya! Connection ikwemerera gufata undi, kavuga ati uyu si tujyana. Ejo naramubajije tugiye hano, uyu ugiye kudutwara yitwa nde? Numva avuze izina ntasobanukiwe, ubanza ari Nyakenya. Ndongera ndamubaza nta wundi, ati hari undi nawe witwa Samuel. Napfu nizana Samuel wo n'umuhanuzi, niza uwamuhagarike. Yambwiye ngo niba babigira bate iyo umuhagaritse ubukozi iki? Ubukaserinzi. Urakaseringa uwo ngo icyo kizina ntago nyizi, zana Samuel. Haleluya! Bisobanuye akomana Imana ifashe mu byumve neza. Kintu mubura ni connection gusa.
iyi uri guhimbaza hano utamba igahita ikubwira ati nimugoroba nturye. Uri guhimbaza konegisiyo ijuru bakureba bati uyu munsi nturye. Haleluya! Akagira amakonegisiyo afunguka. Wabona umuntu agiye kuri dosiye yawe utamuzi ukamukuraho bati mu butware mpabwa n'Imana no kuramya Imana na konegisiyo ufite n'amayinite yanjye nashyizemo. Haleluya! Ubu iyo tuba twaje kuri wifi cya kindi ni igiki wifi we ubundi nzajya mbyandika ku gapapuro wifi. Twaje kuri wifi, tuba twaje kuri wifi, tuba twaje hehe kuri wifi ahantu turi gukonegita ibyacu tukabaza ngo ninde ubikurikirana, ninde ubiri inyuma, inzira tunyuramo ni iyihe, ninde ubiri inyuma. Haleluya! Imana iguhe konegisiyo. Tugiye gusa Imana iguhe konegisiyo. Umva ye muko ntabwo ukeneye umugabo, ukeneye konegisiyo. Akada urugendo ntacyo rutwaye. Imana yaravuze kari nijya yivuguruza, ahubwo ibaze ngo hariyo rezo, hariyo konegisiyo. Niki gituma ntamenya amakuru? Ntabwo ukeneye akazi, ukeneye konegisiyo. Kubera ko ushobora gusanga akazi ukeneye katari ino, ntabwo wenda kari inaha, hari ahandi kari. Rero ukeneye konegisiyo iguha amakuru kugira ngo uze kumenya inzira uzanyuramo. Haleluya! 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 Umuyoboro ungezaho amakuru turawukeneye, uwo umuyoboro w'amakuru. Imana ifungure konegisiyo, Imana ifungure isoko yo hejuru. Abayikeneye mutere haleluya! Imana igufungurira isoko, igarura ibihe. Haleluya! Imana igarura ibihe byawe byiza, Imana igarura inzozi zawe, Imana ikurwaneho abantu bataraza, Imana ikuburanira abantu batarahagera. Imana izana amakuru meza arutayo wumvise, Imana izana amakuru meza arutayo umwaka ushize, Imana iguha amakuru mbere yuko uyu mwaka urangira. Mbasabiye neza nuko wagira ngo abantu twasenganye ni VIP gusa. Haleluya! VIP. Imana ibaho umugisha. Haleluya! Imana yongera iguhe konegisiyo mu byubahiro byawe, aho wicaye utanyeganyega. Ukeneye konegisiyo. Iyo ufite konegisiyo iguhuza n'ibyawe, iyo ufite konegisiyo ikujyana iwawe. Namenya amakuru. Iyo modoka ngiyo umaze kuyinjiramo iba yanditse amafaranga bakwishyura, wishyura atavaho, kandi ni wowe nyir'ubwite. Ngo shoferi ntayabona, Mana yo mwijuru we. Tugeze aho tujya, ni ukuvuga ngo ikiguzi, ntega amatwi unyumve nungutse ubwenge, ikiguzi cy'ibyo dukeneye ko Imana idukorera ni twebwe n'Imana tubizi. Driver nta makuru afite. Ntago hanyumvise. Mwe mufite ubwoba bwo kwibaza ko abadayimoni hari amakuru yawe bafite. Nayo shira ubwoba, nayo wireba ubunini bw'ikibazo ngo witegereze uvuge ngo ubu ngubu abadayimoni barabikaserinze. N'abadayimoni ntabwo bafite uburyo bwo gukaseringa, ni wowe ufite uburyo bwo gukaseringa. Kavuga ngo ndi muri kibazo cyanjye, aka kanya ndi muri kibazo cyanjye, ndagikura mu maboko y'ukimaranye imyaka 3, nabonye nta bushobozi agifiteho, ngishize mu maboko y'uri gukora ubu, ngishize mu maboko ya konegisiyo ya nona. Hindura ibintu. Rurarangiye. Bivuga ngo igihe cyose system itaravuga uracyari mu rugendo. Komeza. Konegisiyo ntabwo irarangira, ntabwo birarangira ko urugendo rurangira. Komeza. Uwishyura arahari kandi yishyuye kera. Amen. Yego.
nabo barahagararaga. Yego bivuga ngo igicu kitarahagarara egare gukomeza urugendo. Abo dukomeje, haleluya. Niba nta makuru ya connection yo guhagarara, turacyakomeje urugendo. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana iguha isoko yo hejuru. Igikingi Imana yarakikwemereye, niyo mpamvu wicaye muri aya materaniro, nuko wemerewe igikingi. Hanyuma igisigaye Imana ifungura amasoko yo hasi nayo hejuru. Wambaza ngo ese kutavuza amasoko yo hasi? Ayo hasi ntago mwe muyakeneye. Niba hari umuntu ushonje ambwire murebere, nanjye ubu natangiye kubika akantu. Ni ukuri ikintu cyitwa ibiryo Yesu yaravivuye. Wabwirirwa inaha ntiwaburara. Amen. Ariko dukeneye connection yo hejuru. Tugiye gusenga Imana igukingurire connection yo hejuru. Ibintu byawe abamedi n'abaperesi bafungiranye, Imana ibifungure. Ibintu byawe ikirere cyazimije, Imana ibifungure mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Ngiye gusenga mu byiciro bitatu byonyine, n'ibyiciro bitatu nkahita nsoza. Ndababwira ibyiciro Imana yambwiye ko dusengeramo. Icyambere, shaka gusengera umuntu wumvaga umutima wurushye, yumva amaze kurekura Imana. Nabibonye ndi gusenga, Imana yambwiye ngo hari umuntu unaniwe, mutima urarushye ku rwego atabibwira abantu ngo bamuruhure. Mutima urarushye ku rwego atabona uko abisobanura. Akeneye Imana ngo imuruhure, akeneye itanga amahoro ngo igire icyo ikora, akeneye igira ikirema ikagikomeza, ikagira ikihindura. Zamura ikiganza dusengane, Imana ikubohore, Imana ikuruhure. Zamura nta soni biteye. Ibintu by'Imana ni ibisirimu, nta kintu bivuze kuba wowe ubwawe wakwimenya. Batubwiye ngo iyo wamajije kumenya ko Uziya yatanze, urimenya, urisobanukirwa. Hagarara dusenga Imana. Hagarara mu mwanya wawe dusenge. Duhendahenda Imana ibanze iguhuze n'ibyawe byari bifunze, yongere kugarurira amahirwe, wongere ubone amahoro. Namenye amakuru abiri, ntago umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawe. Ntushobora gufungurirwa ikirere nawe umutima wawe udatuje. Hagarara mu mwanya dusengane. Wowe ukeneye ko Imana igira ibyo ikora. Wimureba nawe irebe. Uramureba se wowe urorohewe? Wimureba mama, irebemo nawe, irebemo. Turimo turigenzura. Urebe niba nawe ukeneye ko iri joro Imana yaguhuza n'umutima w'imbabazi, ukongera ukagira amahoro yo mu muremeye. Imana yatwemereye ngo nituvuga irumva. Imana yakwemereye ngo nutakira byumva. Ngiye kubara gatatu, utere haleluya, ugira ibintu ushwanyaguza ku buzima bwawe. 1 2 nibagutange 3 Turasenye mu izina rya Yesu. Tala tela sala foria de la rie beni foshe kita eni winifo beni tala. Turasenye mu izina rya Yesu Kristo. Amajwi yose y'abazimu, tambara za kuzimu z'abadayimoni, turazisenye mu izina rya Yesu. Amina. Dukomere Imana amashyi. Haleluya, haleluya.